ngaho reba uyu mwana ureba iki kibondo urabona bicubwira amenyera interekazi ibaze ari iki kibondo nakwihanganira waramenyera interekazi nakwiyamye kabiri kangahe mu rugo rwawe nakwiyamye kabiri kangahe uyu mwana uri kugira gutya iki kinyenda uyu uri kureba gutya uzakurura kabona uri kujya kumusaba service wafashe umwana wese nk'uwawe uyu nguyu narake haramo batandukaniye samara wanjye ubyibagirwa no muzozi murota ko uyu mwana namubyaye uyu nguyu uzakomeshe uzamwifuza nta soni no muzozi nakubwiye ngo nubirota uzamere nk'umuntu nyaye ku buriri uri igiki tukanguka niko uzi ko usebye abagore ntabwo abagore umugore w'umunyarwandakazi ari gutya akwiye kwitwara igikoma uza gushyika ku ishuri mugiye kurya urabona igikoma sibyo sheri nawe wanyarutwewe harya ngo nyogosenge yigize umunetsi mbese yigize umuyobozi ngo aje kuyobora hano iwanjye ngo aje kuneka kaze nawe nkwereke hano harimo akayahurute sanishwa hano urwo rutete rwawe ngo ni igikapu sana hano winkanura amaso ndabundi bahije wayanywa wayimenaho wayisuka mu matwi no mu mazuru byo ntabwo bindeba kiza no kumwana wanjye arera ku ishuri yagosenge yigize inacuwa mu rugo rwanjye ikintu umuntu w'indakorekana we hashi ndetse turi nyiranda undi ntibabiri ntabimaze pereza hano endeshwa oya perezi iyo tuzi acyana wanjye iki gikapu kigashyira mu mugongo warukana amaso ngo utegereje ibiryo imbere tegereje ko ntabwo gufata ukuboko se hari nyakuri hano cyangwa hari siko menya ko agiye guhera muri gereza mpamagara umumotari aza kurebe sibyo naho wowe n'urwo rusatsi rw'urushiki genda niyo mirushyo yawe y'amaguru ugenda uhamiriza mu muhanda kugeza ushyitse ku ishuri ryawe ibyo ndi kuvuga uri kubyumva mota ushaka kujyanira uyu mwana hano ku ishuri wowe utagenda utegereje iki nimba isubiramo ndagusimbiza umbura ukiri aho ngaho komeza winyogora cyane tugiye ku ishuri cyane mwana amasomo meza akabizu ujya neza sawa komeza wowe winyogora urareba icyo ngukorera kandi nuhura na nyogosenge wacyana uri kunyumva hindukira n'urwa rushike nuhura na nyogosenge akareba muri icyo gikapu akabona ko nta biryo birimo none uragaruka gushyira ku ivi
ibiki se mama Lucky? Ntayo uri kubona nyine ma. Rukurinda umbaza amakuru se ntuyaruzi. Rero ndagira ngo mbabarire umbwize ukuri. Wa mugore Meresiyano yuza kumpingira. Araje mu gitondo ariko nkibyuka. Ankubise inkuru ngo mukwe wanjye ngo bamufunze ngo mwaraye mu Rwanda ngo biki. Nibyo cyangwa si byo? Cyane ya magambo yiwe y'ibihuha. Uri kubimbaza se byose ntago byaturutse kuri wowe. Urinda umbwira ngo unzanira amarozi atagira ubwenge, amarozi yirirwa atembera karara atembera ntarara mu nzu. None uri kumbwira ngo umugabo mwararwanye n'umugabo. Mbabarira ndirwariye. Bara umutkumereye nabi ndarwara. Wabura no kurwara. Ufite umucucu. Asone w'amarozi yanjye. Bibu kwanje atarabimenye. Haramutse bimenye sinamenye icyo wambwira. Macisha macya kuko inkondo iva ku mukuzo. Uranyumva neza? Byose mfite ubona bikuyeho rero. Kubimukuraho utagira ubwenge nk'ubwanjye niko. Nakubwiye ko bira bintu nabizanye ngira umugeni. Mbana nabyo. Iso ndabimuhata. Urugo rwacu rurakomeye. Tibimuje imishinga none nta nijoro rimwe riciyemo ngo babifashe. Ubwo nanjye nyine ngewe wagiye urunzana nyine ibigoryi bidafi bitarara mu nzu nyine byabuze ubwenge. Uzi ko utari tayari mu mutwe. Mwana wanjye mba nifuza ko wakubaka ukagira urugo rwiza. Ukaje uvuga rikijyana ariko ubwo bucucu utangiye kuzana sinzi nimba bizaguhira. Tasoni. Nawe warabinyeretse nyine. Nguraje uzanye ibipfunyika urampfunyikiye ngo mpfunyikiye ibintu. Ubundi nakubwiye ngo iki? Nari nakubwiye ko ubibika ahantu umugabo wadashobora kugera. Ndabizi aho yahuriye nabyo. Niba byaratemberaga nkaroho mbi nyine ndabona atari nabyiza ari za roho mbi. Ngo nyine yakubitanye nabyo mu muryango. Umve ubwo bucucu bwawe ndaburambiwe. Ushyira ubwenge ku gihe. Uraburambiwe inkondo iva ku mukuzo. Niwe wambye niwe nabikuyeho. Urabirambiwe. Kenyera ahubwo. Ibi byose biri kungaruka ariko nawe ntago uzatuza ma. Genda neza ariko uzabibona. Sone nta funi nta mujyoyo, nta mwana nta nyina. Icara rero ahubwo ngira inama y'icyo ngomba gukora. Ibyo byose uri kwivugisha ubireke. Ngaho komba nuzuhoreye boshye imodoka yacitse fire manda ubwo wibutse no kwambara ikariso. Hore se niwe nje kureba Sharon umwana wa musaza wanjye. Nje kureba uko ameze. Ndabizi nta mahoro afite kuva na sadahari. Sharon ndamwikoreye, Sharon niberera inteyeho, Sharon namaguru ngenza. Sharon ni umwana wasanze muri urugo kandi ugomba kureberera usibye ko byakunaniye. Ahubwo ari he ni gushaka Sharon ntabwo ari wanje kureba madabu ni nonera amagambo. Nayize ngura aho mfomfwe ngo Sharon ni umwana wabyaye ntabwo ubivuze neza. Namaraso yanjye ariko. Namaraso yanjye ari hehe ahubwo ko ntari kumubona. Genda urebe iyo yonjoroke yajya ku ishuri. Wowe ubuse wamwohereza ku ishuri sadahari ngo amujyane. Ubuse yaba yagiye ku ishuri ameze gutera. Yewe kanje kureba ko utamujugunye kubera ko sinzi ko wamwohereza ku ishuri. Nukomeza umbikaho boshye isake yabuze aho yimiriza ndakwiyamye madatu mu kujya kumureba ku ishuri. Kuzana aho ibirineti wagera ngo ni ibitarataraza ambika hejuru ushobora kuzagushogoramwe ururimi kagira ngo ngewe ndakina. Sumbika nta n'isoni boshye isanzu ryabuzo ryinjiramo. Aje nkwereke nawe. Shit.
ninde wakiguhaye ni mamara mama ake nakubwiye ngo ujye kuvoma akura mugore ni umugome ni umutinda arakanyagwa ubu se koko ari raki yabikora twigendere nditwaze ngaho ntwaza nawe ngaho ntwaza nanjye mwihorere akazaza tuzamurega tumubwire ibintu mama raki yagiye agukorera byose sibyo twigendere ariko mu maraki umbereye ikibazo gikomeye ubu bantu bose batangiye kuvuga ngo turabarozi turabagome kubera ubucucu bwawe kandi bibika neza wabaga ikiko manje ntabwo ndi ikibazo ngewe nakubwiye ngo imico yose nyikwigiraho ukayifata se wari bwo bugoryo ufite ibyo nakwigishije wari wifashe wampaye ibibi nyine wagize utya wigirira neza ko yakwashaka ko kubaka ngiye sinubaka ariko nyine aho kumva nkubwira uravuga ngewe simbinjije ntago ndinjije yari plan A yarapfuye ndihangana plan B yo wari uyizi se nakoze none hakenge karaje erega ma ntago ndi umwana noneho ndakwemeye burya iryo gava kubwire iriya gereza njye wayimushyirishijemo iki noneho ndi yanagukubise ankubita iki ishinze nkanjye reba igihagararo mfite bari kunshingaho yewe iki narakubise akaruru ku munwa ndahamagaza ndatabaza ntigeze nkora atanakuriye urwara icyo urwara yakora iki se kuri njye wahubwo kora ahubwo niba ni wowe nzabiraga nzakwigisha neza ubwo uzajya ubikora ujya kuba intwari y'umuryango erega nyese ubwenge z'ubwenge nabyawe n'umubyeyi uz'ubwenge ntabwo njye nabikigora we ntukandetereze ni bibi cyane n'abariya bose tuzashaka uburyo isura mbi batubonye zayo ngahakomera ahubwo komere cyane ma ngagenda neza rero niko wabara ry'umugore we uravuga ngo umwana wamwohereje ku ishuri ko bamutumye kuvoma ubu iki kijerekani cy'amazi wowe wakigukorera ubu ngo barira kibagishyizeho ntasa n'umwana uramugira gutya ntuzawe birabivyanze biba amaraso yatigendeye Akoze zandi kanguriki muhangane muramaraso ngaho reba uyu mwana ureba iki kibondo urabona urabona yamenye intare kazi ibaze ari iki kibondo nakwihanganira waramenyera intare kazi nakwiyamye kabiri kangahe mu rugo rwawe nakwiyamye kabiri kangahe uyu mwana uri kugira gutya iki kinyenga uyu uri kureba gutya uzakurura akabona uri kujya kumusaba serivisi wafashe umwana wese nk'uwawe uyu nguyu narake hari aho batandukaniye samara wanjye ubyibagirwa no muzozurota ko uyu mwana namubyaye uyu nguyu uzakomeshe uzamwifuza nta soni no muzozi nakubwiye ngo nubirota uzamere nk'umuntu unyaye ku buriri uri igiki tukanguka niko uzi ko usabye abagore ntabwo abagore umugore w'umunyarwandakazi ari gutya akwiye kwitwara ufungishije umugabo umwana uri kumutoteza uri kumugira uko wiboneye ese ejo wowe arinda uzakurerera madamu uzarinda uzakurarira vuga vuba uve mu nzira ugerera nagiye hehe uzanderera nagiye hehe nyina we yarazi ko azamusiga nawe yari umugore nkawe nyina ni nyina nanjye ni jewe nyina ni nyina nanjye ni jewe buretse ngiye guhamagara ubuyobozi uyu mwana bamukurikirana kandi ikintu ntabwo nzongera kuva hano ubu ngiye gukurikirana Sharon kugeza igihe azafungurira cyangwa wagize ngo azahera muri gereza wagize ngo azabarera muri gereza ariko buretse uzareba azasohoka winjira azasohoka kandi ntekereza ko iwanyu hari mwabare y'abatindi ntawe uzabasha kugukurikirana ntiwaje hano ari imitungo ukurikiye uzabura ihene n'ibiziriko urakagenda kavuna umuheto kagenda mu kiyaga katumbi urabona ngo uramenaho amazi umenyereye intare kazi ugiye kumbona urabona na cyamama nacyo ngo kiragendara mama abonye antereranye mu bibazo kandi byose ari wowe wajya guzangira inama yari amaze no kumbwira ngo aranyemeye ngo ndi umwana uzi ubwenge ariko n'ubundi ingeso y'umuntu ipfa ariko nawe yapfuye sintese nzahinduka
ubu ngubu rero irashege y'umugore nawe nicare duhangane ikaze umukoze mu jisho ariko urambuye turakundana n'umukazana wanjye tuba turi gukina filime dushaka amafaranga ariko ndamukunda sibyo sheri Bagira gutyo kwera abafana babwira ati babwire ngo nta kibazo gira abafana ati twege mwana babwire ngo turakundana hera akabizu turakundana bwira abafana ngo Gasha gira ikintu bwira abafana tuba duteranye gira ikintu bwira abafana bwira abafana ngo ndabakunda mba ndi gushaka amafaranga yego wow how are you ni bintu ni sawa kabisa sawa ni sawa I'm fine Ewa nanjye I'm fine I'm fine asa ndimo rero ko ndimo turimo reka abantu nabanyirasengera turimo we are fighting reka abantu nabanyirasengera bana na wa mukecuru si umuntu mubereka nkuko babivuga bamuzira wowe wow ini nyirasenge w'umwana n'umukecuru si umuntu mubi nkuko babivuga dore mukecuru wacu mukecuru usuza abantu usuza abafana hano hanyuma shalon nyuma yo kwakitinga urabyumva ute neza yes wane neza nitwa tumeze mani ntabwo nabona ko nyasuka mfite cyo kibazo ntabwo uri kubibona gitere hindura bidashirira Amalaki